ndabashuje cyane ndetse mbifuje kugira ibihe byiza kuri mwe mwese mwese na Isango Star. Turanabibashimiye cyane, muradukurikira munyuze ku bice bitandukanye. Hari abadukurikiye bari kuri internet kuri wa3 akadomo Isango Star akadomo lawa, hari n'abandi badukurikiye bari kuri YouTube nayo ni Isango Star updates. Muradukurikiye hose, ndabashimiye cyane. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Ubunyafrika cyo kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none rero turaza kuganira, turarebera hamwe ku ngingo zitandukanye zishobora gutuma Abanyafrika badahuza. Nimvuga guhuza ariko ntago mvuga kutagira ukumvikana mu buryo bwa conflict, ahubwo ndavuga kudahuza cyane cyane kubijyanye no gutumanaho cyangwa se communication mu ndimi z'amahanga. Hari ingingo nyinshi zishobora gutuma abantu badahuza, harimo umuco, ugasanga umuco wa runaka utandukanye n'uwa runaka, kugira ngo iyo mico yombi ihure ibyara umusaruro ugasanga ni ikibazo. Harimo ingingo nyinshi zitandukanye zishobora gutuma abantu badahuza nk'uko natangiye mbivuga. Rero tukareba n'iki twakora ngo ibitaduhuza cyangwa se bituma tudahuza hano muri Afrika tubishyire ku ruhande tubashe guhuza. Kimwe mu bikomeye bituma Abanyafrika badahuza cyangwa se n'abantu muri rusange harimo ururimi bakoresha. Niba mu Rwanda dukoresha Ikinyarwanda, mu Bugande bagakoresha Ikigande, muri Tanzania bagakoresha Igiswahili, kugira ngo tuzahuze izo ndimi zose tubashe guhuza mu bikorwa bitandukanye, urumva ko biba bigoye. Ibyo ari byo byose rero ururimi rushobora guhuza abantu cyangwa rukabatandukanye. Mu kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none turareba ku ngingo y'Igiswahili nk'ururimi rushobora guhuza abantu rwakoreshejwe nabo, cyangwa ururimi rushobora gutandukanya abantu igihe rwakoreshejwe na bamwe abandi ntibarukoreshe. Nicyo kintu tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Turebere hamwe ese Igiswahili nk'ururimi rwafasha Abanyafrika gute kugira ngo babashe kwihuza mu bikorwa bitandukanye. Uku kwihuza rero impamvu tugutsimbaraho cyangwa se tushingaho umwotso kuri uku kwihuza, nuko iyo abantu bihuje bagamije ibibateza imbere uko byagenda kose, bizamura kimwe twita ubunyafrika dushaka. Ubwo bunyafrika dushaka twabukomojeho mu kiganiro cy'ubushize. Ibyo rero nibyo tugiye kurebaho kuri uyu munsi wa none. Ntago ndi jyenyine muri studio, rero ndi kumwe n'abatumirwa. Ndi kumwe na Peacemaker Mbungiramihigo, akaba hari umukozi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, akaba ashinzwe politiki y'itangazamakuru, akaba kandi akora ari no muri komisiyo y'itangazamakuru, ubuhanzi ndetse n'umuco muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Peacemaker, tubahaye ikaze mu kiganiro. Yego. Hanyuma kandi turi kumwe na Mukantabana Aline, abakurikira baramuzi, yakoze muri minisiteri zitandukanye, yakoze muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, yakoze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi hano mu Rwanda. Kugeza ubu rero ni umuyobozi, ari mu rwego rw'abikorera, ni umuyobozi w'uruganda rwitwa Vision Garment. Uru ruganda rukora imyenda, bivuze yuko nitujya mu bintu bijyanye n'ubucuruzi kuri we turaza kugira byinshi dusobanukirwa. Kandi nawe akaba ari umwe mu bagize Pan African Movement ishami ry'u Rwanda, akaba ari muri komisiyo y'imiyoborere myiza muri iyi Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Mukantabana, tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Namwe rero tubahaye ikaze mu kiganiro ku buryo burambuye. Tugiye kuganira, nge ugiye kuyobora ikiganiro nitwa Uwiringiyimana Patience. Ikaze kuri mwese. Dutangire tuganira, ngira ngo mwumvise ibyo maze kubwira abadukurikiye ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ururimi, ariko by'umwihariko Igiswahili. Turareba tukibaza tuti niki cyakorwa ngo Igiswahili kitubere ururimi ruduhuza cyangwa se ruhuza Abanyafrika. Kugeza ubu ngubu iyo turebye mu mibare turasanga yuko muri Afrika abantu bakoresha Igiswahili barabarirwa hagati ya 200,000 na 150,000 hagati aho ngaho. Bikahita bitwereka yuko umubare w'Abanyafrika muri rusange, imibare iheruka ya 2021 muri uku kwezi no muri garagaza yuko Abanyafrika bose, abatuye Afrika ni miliyari 1,376 n'ibihumbi 740 by'abaturage. Urumva ko nitujya kureba abakoresha Igiswahili 200,000 katubarizo dufata, turasanga ari hafi cyangwa se barengaho gato 2/10 by'abaturage ba Afrika. Ni umubare ukiri mutoya. Mwe ku ruhande rwanyu murumva birashoboka yuko uyu mubare wazamuka? Buri wese atubwira uko abyumva, wazamuka ute cyangwa se urasubira inyuma, Igiswahili kiri kugenda gisubira inyuma? Peacemaker, reka tubwire uko abyumva ku bijyanye n'ikoreshwa ry'Igiswahili no kuzamuka kwacyo. Murakoze cyane. Tubanje gushimira ubuyobozi bw'Isango TV kuba mwaduhaye urubuga nka Pan African Movement ishami ry'u Rwanda, kugira ngo tuganirire abadukurikiye ku nsanganyamatsiko nziza mwahisemo
kugira ngo turebe twungurane ibitekerezo ku ruhare rw'ururimi rw'igiswahili mu guhuza abanyafurika. Bifitanye isano nk'uko wabigarutseho n'intego y'umuryango turimo, uharanira iterambere rya Afurika, ugaharanira ubwigenge nyabwo bw'abanyafurika, ugaharanira ubumwe bwabo, ugaharanira amahoro, ari nabyo nkingi y'iterambere rirambye twifuriza Afurika, nk'uko bivuze Afurika twifuza. Ururimi rero nk'ingobyi y'umuco ni umuyoboro ukomeye uduteza imbere, yaba mu buhahirane, yaba mu bumenyi butandukanye twunguka, yaba mu gusangira umuco. Igiswahili nacyo nk'uko wari ubivuze gifite abakivuga bagera ku bihumbi miliyoni 200 nk'uko wari ubivuze, gifite umwanya ukomeye muri Afurika kuko kivugwa mu bihugu byinshi bya Afurika, ariko nanone ntabwo ari Afurika gusa, kinavugwa no mu bindi bihugu byo mu yindi migabane. N'ikimenyimenyi natanga urugero, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kaminuza zigera hafi ku 124 zigisha ururimi rw'igiswahili, bigaragaza uburemere n'agaciro ururimi rufite ku rwego rwa Afurika by'umwihariko, ariko noneho mu rwego rw'isi muri rusange. Ibihugu byo mu Burayi nabyo byigisha ururimi rw'igiswahili, bivuga ko bigaragaza ko rufite agaciro. Ubwinshi bw'abaruvuga ntabwo ari bwo duha agaciro cyane, ahubwo agaciro karwo turanagaha isura ubuyobozi bwa Afurika ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wahaye urwo rurimi. Inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu nteko rusange yabo bemeje ko ururimi rw'igiswahili ruba koko ururimi rw'abanyafurika, akaba ari cyo cyerekezo. Icyo kiduha rero icyizere cy'uko nk'uko babivuga guti ese ruzagira abantu benshi baruvuga cyangwa bazagabanuka. Oya, njye siko mbyumva, mugenzi wanjye araza kunyunganira. Icyo cyerekezo kigaragarira mu bushake bw'abayobora ibihugu bya Afurika no mu nama yabahuje bakaha urwo rurimi agaciro, ni inkingi ikomeye igaragaza icyizere urwo rurimi rufite agaciro rufite, ndetse n'icyerekezo Afurika ifite mu guteza imbere abanyafurika mu mibereho yabo, mu buhahirane bwabo, mu iterambere ryifurizwa Afurika, ku buryo mu gushyira mu bikorwa noneho icyo cyerekezo abakuru b'ibihugu biyemeje bakakigira umwanzuro, ni nabyo bizaduha isura y'uburyo ururimi rw'Iswahili ruhuza benshi, ruzagirana ubusabane n'izindi ndimi n'ubundi abanyafurika basanzwe bavuga, bityo noneho tugaharanira nk'uko wari bivuze iterambere rirambye twifuriza Afurika. Urakoze cyane. Hari Peacemaker akomeje cyane ku bijyanye n'uko abakuru b'ibihugu bicaye bakavuga bati turugire ururimi rwa Afurika. Ubundi hari icyuho cyari kirimo mu bijyanye n'iterambere rya Afurika. Ubwo iyo ngeze ku iterambere ntekereza ubucuruzi, nawe urabyumva, hari icyuho cyari kirimo ku buryo kuba ururimi rutari gukoreshwa cyangwa atari ururimi rwa Afurika nk'uko babyemeranyijeho bishobora kuba byatera idindira ry'iterambere mu buryo bw'ubucuruzi, ubukungu n'ibiki muri rusange. Urakoze cyane Patience. Ntabwo ndi buhere ku cyumbajije, kampera inyuma gato. Iyo hariho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakabaho Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kuki African Union itagira ururimi ruyihuza? Rugomba kubaho rero. Mu gihe nabo bari abahuzwa n'icyongereza, bahuzwa n'icyarabu gutyo. Ntekereza ko tugize ururimi ruduhuza hari byinshi byakoroha. Nanone reka mpereje ubundi nyakubahwa Perezida
Zunze Ubumwe za Tanzania dusura nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaramubwiye ati turashaka ko uzatwohereza abarimu, turagusaba cyangwa turifuza abarimu baza kutwigisha igiswahili. Ururimi rw'igiswahili ni ururimi rugomba kuduhuza. Ururimi rw'igiswahili ni ururimi ndetse unarebye muri East African hafi ya twese turaruvuga. Reka mpere mu baturanyi ba Kongo. Abaturanyi bacu kuri Goma n'abanyarwanda ku Gisenyi, Rubavu bahuzwa n'igiswahili, barahahirana, baracuruza. Reka nongere nge hafi bugufi mu karere ka Kirehe. Karere ka Kirehe gahahirana na muko wa Kagera, bavuga rumwe, nta mitego y'ururimi cyangwa bariya y'ururimi ruhari, bahahirana mu buryo bworoshye. Igiswahili kandi ni ururimi rworoshye kandi ni ururimi rw'ubucuruzi. Wenda mvuge nk'umucuruzi, rwadufasha mu koroshya ubucuruzi kuko abantu bavugana mu buryo bworoshye. Rwadufasha mu guhuza umuco, rwadufasha mu guhuza imyumvikanire, tukumvikana kandi tugahuza. Hari icyo byatugezaho nk'abanyafurika. Wenda ibi bihugu bya East African byose ibyinshi bivuga igiswahili, ariko noneho turavuga ku Afurika. Uru rurimi rw'igiswahili turwigishije mu mashuri, mu bigo bitandukanye, mu bacuruzi batandukanye, ururimi rwaduhuza kandi natwe tukagira ikiduhuza nk'abanyafurika, tukaba umwe, tugasenyera ku mugozi umwe, tugahahirana ndetse tukarushaho gusigasira umuco w'ururimi rwacu. Abahuje ururimi bahuza n'umuco. Urakoze cyane ukomeje ku kijyanye n'uko byatugira umumaro. Nibuka yuko mu 2017 mu kwezi kwa kane igiswahili cyemejwe mu Rwanda nk'ururimi officiel rukoreshwa mu nzego z'ubuyobozi, ariko kugeza ubu turatekereza tugakora ikiganiro nk'iki tugaruka ku giswahili, bivuga yuko icyo cyuho gihari ko igiswahili kitarimo gukoreshwa cyane. Ingero zirahari ni nyinshi, cyane cyane ibyo nabyo turaza kubigarukaho, ni uraza kubidufashamo cyane nk'umuntu wabaye mu bintu bijyanye n'itangazamakuru. Iyo urebye mu maradiyo, amateleviziyo akora hano mu Rwanda, usanga ibitangazamakuru bikoresha igiswahili ari bike, bifite ibiganiro by'igiswahili ari bikeya. Bigaragara yuko kuba bidahari ntagaruka abanyamakuru batakizi, ahubwo bura nuko nta cyizere bafitiye audience. Aha rero nkavuga niba mu 2017 igiswahili cyaremewe nk'ururimi officiel, bisobanuye iki haba mu buryo navuga bwa politique cyane cyane ijyanye n'itumanaho, birasobanura iki kuba kuri uyu munsi tukivuga yuko igiswahili kitari kugaragara mu buryo navuga buri bukomeye? Ibyo birasobanura iki? Ibyo bintu tuse nk'ababisesengura twumve aho twabihuriza. Murakoze. Nagira ngo nshime nyine ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuba mu itegeko nshinga haratekerejwe yuko uretse indimi eshatu twari dufite, Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza, hongewemo n'igiswahili nk'ururimi rukoreshwa mu kazi, mu mirimo itandukanye, rugakoreshwa mu mashuri mu kwigisha, rugakoreshwa ndetse no mu mirimo ijyana n'ubucuruzi. Kubera ko u Rwanda si ikirwa, turi ku isi, turahahirana n'ibindi bihugu ku rwego rw'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika n'ibindi bihugu duhuza ibitekerezo ndetse n'iterambere ry'abaturage b'ibihugu tubarizwamo. Kuba rero tutari ikirwa, turagutse kandi amarembo arafunguye, ari nabyo rero ururimi rw'igiswahili n'izindi ndimi zitandukanye bidufasha mu buhahirane, mu iterambere twifuriza ibihugu ndetse n'abanyarwanda n'ibihugu bindi n'ababituye.
kuba wari uvuze uti igiswahili ntigikoreshwa cyane ugereranyije n'izindi ndimi, byo birumvikana biterwa n'amateka. U Rwanda dufite umwihariko kandi n'ubukungu kuba duhujwe n'ururimi rumwe mu Kinyarwanda twese, utuye mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo n'utundi turere tugize igihugu cyacu tuhurira ku rurimi rumwe n'ubukungu. Kuba rero dufite n'izindi ndimi nk'uko wari ubivuze eshatu zemewe n'amategeko, nabyo ni ubundi bukungu. Igiswahili rero kubera ko cyashyizwe mu itegeko nshinga kandi n'ubuyobozi bukabyemera, n'indi ntambwe igihugu giteye, ari nabyo twakomojeho ku rwego rwa Afurika, tukaba duhuriye kuri urwo rurimi n'ibindi bihugu nk'uko mugenzi wanjye bigarutseho. Igisigaye ni ukushyira mu bikorwa iyo gahunda n'icyo cyerekezo, nk'uko n'ubundi byatangiye mu mashuri atandukanye yigisha indimi zitandukanye n'igiswahili kikaba kirimo. Biduha icyizere cy'uko buhoro buhoro nk'uko yanabigarutseho, abayobozi b'ibihugu byombi baheruka guhura, wa Tanzania n'u Rwanda, bakiyemeza gutangira gahunda y'igihe kirekire yo kwigisha urwo rurimi. Bizaduha amahirwe yo kongera umubare w'abaruvuga, bityo noneho na cya cyerekezo Afurika ifite cy'uko ururimi rw'igiswahili ruba ururimi ruduhuza tuzakigeraho mu gihe kiri imbere. Ibyo binakubiye no mu cyerekezo cya Afurika 2063 giharanira ko Afurika yatera imbere mu guhahirana mu bumwe duharanira twese, kugira ngo Afurika idakomeza kuba navuga indiri y'abampatsi ibihugu bagishaka gukomeza kutubuza iterambere twifuza. Igiswahili kikazabidufashamo kuko azaba ari ururimi kandi ni ururimi ruhuza abanyafurika bavuga kandi baruvuga ari benshi nk'uko wabivuze, ruvugwa mu itangazamakuru. Wabivuzeho uti mu itumanaho n'itangazamakuru ururimi rw'igiswahili rwabigiramo uruhare. Igiswahili kivugwa no mu maradiyo mpuzamahanga, yaba BBC uragikurikira, yaba kuri radiyo y'Abafaransa uragikurikira, yaba ku maradiyo atandukanye y'ibindi bihugu ndetse n'ibya Afurika uragikurikira. Kuba rero kigera no ku bantu benshi hirya gatoya y'umugabane wacu, bigaragaza ko natwe nk'u Rwanda ayo mahirwe duhabwa no kuvuga urwo rurimi tuzabyaza umusaruro kandi akadufasha kwiteza imbere dushingiye ku byo abandi bagezeho, kubera ko tuzaba tuvuga ururimi rwacu, kandi bigatuma tunahaha n'ubundi bumenyi bufitwe n'abavuga urwo rurimi. Ikindi nkavuga yuko n'itangazamakuru bazabyungukiramo, kuko uko umubare w'abavuga ururimi uziyongera, ni nako abashinze ibitangazamakuru bazagira ayo mahirwe ntibayiteshe, kugira ngo bakore ibiganiro, inyigisho. Murabizi yuko ururimi rutanga inyigisho zitandukanye zidufasha kumva umuco wacu, kuwusigasira, kuwuteza imbere, guteza imbere indangagaciro zituranga nk'Abanyarwanda, by'umwihariko z'ubutwari, gukunda igihugu, guteza imbere umurimo unoze, guharanira ubumwe bwacu. Ibyo byose nk'Abanyafurika nabo nicyo bagamije yuko urwo rurimi nk'ingobyi y'umuco, baharanira ubumwe bwa Afurika bushingiye ku ndangagaciro zabo z'Abanyafurika, badashobora gusobanura cyangwa guteza imbere bavuga za ndimi zabo zingana hafi 2000 ngo byoroshye. Ariko nibatanga uwo murongo, izo nyigisho zigatangwa mu mashuri, mu biganiro abayobozi bagirana n'abaturage, mu mirimo itandukanye ihuza imiryango, ihuza ibihugu bitandukanye bya Afurika, bagakoresha ururimi rw'igiswahili, kwihutisha iterambere rya Afurika bizoroha, gusigasira za ndangagaciro duharanira, ndetse bikanakoreshwa ngarutse ku ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo nyandimi. Haba hari ubusizi, abasizi bacu, abahanzi bacu bazacishamo ubutumwa butandukanye, abafite ubuhanga mu gukora inkuru ndende,
abafite ubuhanga mu kuririmba no kubyina. Iyo yose ni imiyoboro bazifashisha mu guteza imbere ubuvanganzo ndetse n'indangagaciro zituranga ndetse duharanira n'iterambere twifuza rya Afurika biciye mu rurimi rw'igiswahili. nkaba mvuga rero yuko ni amahirwe ahubwo tugomba gusigasira tukayafata tukayateza imbere, bityo noneho bikazatuma n'itangazamakuru nk'umuyoboro udufasha mu kwigisha, mu gufasha abantu kuruhuka ndetse no gutera imbere no gukora ubuvugizi rikazabigiramo uruhare. aho niho navugaga rero ko icyerekezo ubwo gihari ubuyobozi bukaba bwaragishyigikiye, igisigaye noneho n'ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyerekezo hashyirwaho inzego zitandukanye kandi zashyizweho ku rwego rwa East African Community, umuryango uhuje ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika. Hari komisiyo iri gukurikirana ku munsi ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mwanzuro abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika bemeje ko ururimi rw'igiswahili rwaba ururimi rwa Afurika kandi rukaba ururimi rw'umuryango. Uwo muryango kuba waratanze icyerekezo ku rwego rw'umuryango wa East African Community, nabo bakaba batangiye gushyiraho inzego zibishinzwe zibikurikirana ku munsi n'u Rwanda tukaba duhagarariwe muri uwo muryango. Ni ibintu byiza cyane bitwereka ko icyerekezo gisobanutse, inzego zatangiye gushyirwaho, kubishyira mu bikorwa nabyo bigenda bitanga umurongo. Igisigaye noneho nuko twese dutariza umugozi umwe kugira ngo dufashe izo nzego n'abazirimo kugera kuri iyo genamigambi bafite, noneho mu buryo burambye tukazagera kuri Afurika twifuza biciye muri rwa rurimi twifuza ruduhuza. Ushobora ugira ati ni uko dutahiriza umugozi umwe, leta ntekereza gutahiriza umugozi umwe ariko buri wese afite intego isa nk'itandukanye n'iyindi biragoye. Muri bizinesi ibyo dukora byose ukomeje ku buhanzi. Kera nibwo twumva ko ubuhanzi atari bizinesi, ariko ubu ngubu imyumvire yarahindutse, turabona ko ubuhanzi bwabyara umusaruro bukaba bizinesi. Nkibaza ni gute umuntu ashobora gushyira imbaraga mu gukora bizinesi ariko atari bubonera umukiriya. Aha ndavuga nko ku buhanzi, nk'umuririmbyi abanyarwanda baririmba igiswahili ni bake. Kera baririmbaga mu kinyarwanda, hagera n'ushyiramo akongereza gake bamuha interview akavuga ngo ndashaka kurenga imipaka y'u Rwanda, yashyizemo nk'interuro nk'ebyiri. Ubu igiswahili bari kugenda bakigendera ku ruhande, ni gakeya baragenda bagishyiramo. Havuga se nko mu bucuruzi, ko n'umuhanzi ari umucuruzi, tukaba tubona ko isoko baririmbira hano mu Rwanda kugeza ubu ari ritoya, cyangwa se bakorera ubwo bugeni bwabo, kandi tukaba twumva ko ari ugutahiriza umugozi umwe. Turatinyura dute uyu muntu ushaka gukora bizinesi ngo ayikore muri urwo rurimi koko? Niba ari ugushyigikira ubuyobozi bwacu burimo burajya muri uwo murongo, atinyuka bushyigikire nubwo nta soko ari kubibonera mu buryo bufatika, kuko abakiriya abanyarwanda ntabwo urwo rurimi bari kurwumva cyane. Uruhare rw'umuntu ushaka gukora bizinesi rwaza kuba aratinyuka ate, arabigenza ate, turebere hehe? Icyo nshaka kuvuga, ururimi ntabwo ari igihombo, ahubwo ururimi ni inyungu. Umuririmbyi niyo yaririmba ayo magambo abiri uvuga mu giswahili, ahandi bikamunanira, aba ariho agenda arumenya. Mu giswahili baravuga ngo pole pole ndiyo mwendo, aba ariho agenda yiga. Kandi niyo ureba, reka tuvuge n'umuziki uwuzanye ukomojeho, none se Diamond ko aririmba mu giswahili, ntashyiramo abanyarwanda nabo bakaririmba mu giswahili, nawe asigaye aririmba mu kinyarwanda. Ariko noneho ubu by'umwihariko turi ku rurimi rw'igiswahili. Ururimi rero kurwiga ni ubushake, ni ubwitange, kumva ko ushaka ikintu ukacyitangira. Ariko nta gihombo kiba mu kwiga ururimi. Nta gihombo kiba mu kwiga ururimi. Nk'ubu iyo urebye muri African Union, statistics zivuga ko hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 200 nibo bavuga ururimi rw'igiswahili.
ariko ni wowe watangiye uvuga statisitike z'abanyafurika uko tungana. nkeka ko twese nk'uko Peacemaker yabivuze dushyizeho uburyo bwo kwiga ururimi. Erega kwiga ururimi nta nubwo bisaba ngo ushyire mu mashuri gusa abana bahera aho ngaho biga, n'abakuze bashobora kwiga ururimi bitewe n'ibyo bakora. nk'ubu tuvugishije ukuri muri East African, ururimi ruduhuza ni Igiswahili mu bucuruzi. Ni Igiswahili mu bucuruzi. Yes, nibyo. Nawe urabyemera nk'umunyamakuru. Naguhaye urugero, urajya Kongo ugasanga barakivuga, baravugana n'abanyarwanda batuye Rubavu. Urajya ku mupaka wa Tanzania ukajya mu karere ka Kirehe bararuvuga, urajya ku mupaka wa Zagatuna bararuvuga, urajya i Burundi bararuvuga. So twagure amarembo akwiye kwaguka, abantu bakagira ubushake. Kwiga ururimi n'ubushake. Ubwo mu rwego rw'abahanzi b'ingeri zitandukanye urababwira ngo batinyuke biga ururimi. none se niba hari urugero natanze ni Diamond aririmba mu Kinyarwanda, umunyarwanda niwe watinya kuririmba mu Giswahili? Kandi wa mugani yaririmbye no muri icyo Giswahili. Hari igihe twarwa n'iyo njyana. Umuziki wo ni urundi rurimi ubwarwo. Ubundi buryo umuziki ni ururimi. Iyo ukunze indirimbo runaka wumva n'ikivuga. Iyo ushatse kumva ikivugo umenya n'urwo rurimi ukarurimba kandi utarize. none se ko turirimba iki Nigeria twari twajyayo kandi turakiririmba kubera ko tuba twumva indirimbo zabo ari nziza. ariko noneho tugarutse ku mwimerere nk'ibyo Peacemaker yavugaga, ubunyafurika bugomba kugira ikiburanga. ururimi ruduhuza twese tubona twakwiga vuba tukanamenya vuba ni Igiswahili. noneho n'ibi bihugu byacu bya Afurika kugira ngo twigishemo Igiswahili biroroshye. abarimu barahari bo kukigisha. Tanzania haturuka abarimu, Kenya haturuka abarimu. Igiswahili tukakiga, n'ibindi bihugu byose natwe tukagira icyangombwa ni igihuza abantu. ururimi iyo ruhuje abantu n'ibyo bapfa biba biki, ahubwo bareba ibyo bahuriraho, ibyo basangiye, aho bava, aho bageze n'aho bashaka kugana. Birumvikana ururimi rw'Igiswahili ni ingenzi, ariko nkavuga mbere yuko tuzana n'abo barimu bakaza kwigisha, n'ubu munsi dusa nk'abibanze ku Rwanda. ubwo twayifashe nka case study kuko niyo dufite amakuru cyane. iyo turebye nko ku banditsi, ubundi abanditsi bacu mu Rwanda nk'ubu yo ntekereje, sinzi mwebwe uko mubyumva, ariko ntekereje nk'umuntu ushobora kugerageza kwigisha abantu Igiswahili mu mutwe, n'abadukurikiye abenshi bahita bumva mwarimu Malonga. abandi bashobora kuba bahari, ariko kuki iryo zina ryo riza? Twareba no mu biganiro, nko mu biganiro bya radio, nko mu Rwanda dufite urugero nk'ibitangazamakuru byandika online bigera muri 80, ariko urajya gusuzuma ngo urebe abandika inkuru mu Giswahili ugasanga ni bake. nk'ubu nahoze ndimo ndabireba nkabona hari Popote, namushimire cyane. Popote nshimye mu kizaro umunyamakuru, aragerageza akandika mu Giswahili. Wajya ku maradiyo n'amateleviziyo ugasanga mu maradiyo agera muri 30 ntago abafite ibiganiro bivuga mu Giswahili barenze 3. Ukibaza ese uruhare noneho rwa, kuko media yigisha, mumwe mu nshingano za harimo no kwigisha, turakora iki ngo dutinyuke? Wabaye mu itangazamakuru igihe kinini, wakoze mu rwego rw'itangazamakuru rw'abanyamakuru bigenga igihe kinini. Turakora iki kugira ngo itangazamakuru ritinyuke dufashe kwigisha? Muri politike mushyiraho zitangazamakuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, icyo kintu mujya mukirebaho ku buryo bishobora kugeraho bihurira, tukavuga tuti ko byagenda kose hari ukuntu itangazamakuru rizatinyuka. Murakoze cyane kubaza icyo kibazo. Nk'uko wari ubishorejeho uvuga uti muri politiki igenga itangazamakuru ibyo mubitekerezaho. Mu bitekerezo turi gukusanya by'ibyiciro bitandukanye by'Abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda mu kuzashyiraho politiki igenga itangazamakuru ribereye u Rwanda, ibyo nabyo tuzabitekerezaho. Nk'uko mugenzi wanjye bigarutseho, ururimi kurwiga ni amahirwe,
navuga ko ari agakeregeje ko umuntu akwiye kuba agira kugira ngo yiyongere ku yandi mahirwe afite n'ubundi bumenyi afite kugira ngo arusheho kuwubyaza umusaruro abashe gutanga umusanzu wo mu kubaka igihugu ndetse no kwiteza imbere. N'itangazamakuru ni kimwe rero, turarikangurira kuko hari ubushake bw'ababikozemo ubushakashatsi nk'uko wabikomojeho, barimo mwarimu Malonga Pacifique wandika ibitabo bitandukanye byo kwigisha ururimi rw'igiswahili. Hari imfashanyigisho zihari ziri no kuvugururwa kugira ngo ururimi rw'igiswahili rwigishwe bitanga umusaruro kandi byihuse, n'ababyiruka ko ari u Rwanda rw'ejo nabo barumenye nk'uko biga igifaransa nk'uko biga icyongereza. Bityo noneho no mu itangazamakuru uko tuzagira abana babyiruka barangiza amashuri abanza bakajya mu yisumbuye bakajya muri kaminuza bazi n'ururimi rw'igiswahili, n'umurimo w'itangazamakuru ku bawukunda dukundisha nabo bazaba nk'uko nabivuze kare, hazaba bamwe mu banyamakuru biyongera bazaza bunganira abakora ibyo biganiro bavugaga, bikazadufasha gusimbura nyine abakura bagenda babyina bavamo, bityo noneho tugaharanira guteza imbere ururimi rw'igiswahili. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yabigarutseho nanone, kubera ko u Rwanda duhahirana n'ibihugu bindi bifite impuguke zize kandi zigakora ubushakashatsi mu rurimi rw'igiswahili, ntibizadusaba gushyira imbaraga cyane gusa mu banyarwanda kubigisha ururimi rw'igiswahili, ahubwo tuzanagendera kuri ubwo bumenyi n'ubwo buhahirane bw'abavuga ururimi rw'igiswahili bo mu bihugu by'abaturanyi n'inshuti barimo Tanzania, Kenya n'abandi babikozemo ubushakashatsi kandi bakarwiga. Abo rero nabo tuzabifashisha. Ntabwo twagarukira gusa gukoresha abanyarwanda baruvuga mu itangazamakuru, dushobora no kwifashisha n'impuguke zivuga ururimi rw'igiswahili zivuye mu bindi bihugu bakaza bagakorera no mu bitangazamakuru byacu, kandi tukanabakangurira kuza gushora imari mu Rwanda ibitangazamakuru. Byose ni ibintu bishoboka kandi bizashyirwa mu cyerekezo cy'iterambere ry'ururimi rw'igiswahili mu Rwanda. Noneho hakaba bwa busabane bw'indimi, yaba ikinyarwanda kiduhuza nk'ururimi ruduhuza, yaba igiswahili, yaba icyongereza n'igifaransa, nk'uko bigenda n'ibigaragarira. Natanga urugero nk'umuryango mpuzamahanga uteza imbere ururimi rw'igifaransa n'indangagaciro zirushingiyeho, francophonie. Murabizi yuko ubufatanye bafitanye n'umubano bafitanye n'igihugu cyacu, baheruka kohereza abantu b'impuguke mu rurimi rw'igifaransa kurwigisha mu mashuri yacu, no ku rurimi rw'igiswahili niko bizagenda kandi byaratangiye. Twaba dushimira abashyizeho itsinda ku rwego rw'igihugu riteza imbere ururimi rw'igiswahili. Nabigarutse yuko turi no ku rwego rwa komisiyo, ku rwego rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika, turi muri komisiyo nk'u Rwanda, dufiteyo imboni ziduhagarariye. Ubumenyi bahavana, ibitekerezo bagirana na bagenzi babo ku rwego rw'uwo muryango tuhuriwemo, byose ni ibizadufasha gushyiraho imfashanyigisho, kugena ingengo y'imari n'amikoro azatuma turushaho guteza imbere urwo rurimi, kuko kuruteza imbere nk'uko mugenzi wanjye yavuze ntabwo bizagarukira gusa gukora ubukangurambaga, hazabaho no kugena imfashanyigisho z'urwo rurimi, kugena abarimu bahagije, gushaka amikoro yo kubahemba. Ibyo byose biri mu igenamigambi ryatekerejweho ku buryo burambye, tukaba twizera yuko habayeho ubwo bufatanye bw'ibyo bihugu, habayeho ubufatanye bwa Afurika mu gushyira mu bikorwa uwo mwanzuro w'abakuru b'ibihugu bahuriye mu nteko rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibyo byose bitanga icyizere cy'uko ubwo bufatanye buzagera ku musaruro twifuza. Birumvikana n'urugendo, ariko iyo abantu bafite icyerekezo, gushyira intego hamwe n'ibikorwa biroroha. Icyo ni ikintu cyagaragaye, kandi tukaba dushimira yuko ubuyobozi bw'igihugu cyacu by'umwihariko bufite uruhare rukomeye cyane mu kuvugurura umuryango w'ubumwe bwa Afurika, bunatekereza no kuri iyo ngingo
y'uko ururimi rw'Igiswahili ruhuza kandi twifuza ko ruhuza abanyafurika bazagira uruhare mu guteza imbere icyo cyemezo. Murakoze cyane. Hari abavuze yuko mu gushimangira uburyo bwo kwiga ururimi bavuga ko kugira ngo wige ururimi ngo bikorohere nuko uruvuga ukarwumva ukanarutekerezamo. Mu gutekereza ubwo bivuze kugira ngo nshimire abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru byabashije gushyiraho amaporogaramu agaruka ku Giswahili. Ubwo ngenda ndashimira Edith Nibakwe. Edith Nibakwe akora ikiganiro ubwo ndarikiye n'abadukurikira kuri televiziyo Isango Star ni Longanami mujya mugikurikira bari kumwe na Tijana Kabendera. Vraiment baba badufasha kucyumva kukivuga tuba telefona tukanatekereza ku byo tugiye kuvuga bikoroha. Ariko nkavuga nti ese umuntu ashobora gutekereza business card mu buryo bwa business akabihuza n'ururimi. Ushobora gutekereza muri business ariko ugasanga sinzi no kuvuga ariko ndi gutekereza mu buryo bwa business. Ese natekereza muri business nkongera ngatekereza no muri urwo rurimi ngiye kuyikoramo nkabihuza bishobora kugira imbogamizi ahantu ndi kumva si tubwire nk'umuntu wa muri business ni gute watekereza business kare kandi mu rurimi ku buryo nk'umuntu ushaka kurenga imipaka koko akavuga ati nubwo imipaka ihari nubwo bimeze gutya ariko ngiye gutekereza muri ubwo buryo bwa business ako ntekereza no muri urwo rurimi ubundi ntambuke ngende gore cyangwa se mpure n'abo bantu. Watekereza kuri business ukanayitekereza no mu rurimi utaramenya neza kandi bigakoreka. Ndaguha urugero. Umunyarwanda iyo avuye hakajya mu Bushinwa ntago abazi Igishinwa. Dufitemo abanyeshuri bakize dufitemo abanyarwanda bakivuga ariko wenda nkawe nanjye ubu tuvuye tukajya mu Bushinwa kandi tugiye mu rwego rw'ubucuruzi byanze bikunze hari uko turi buvugane nabo urasanga batazi icyongereza urasanga batazi wenda Igifaransa azi Igishinwa muca amarenga ariko mukavuga. Ushobora no gufata muba mubara amafaranga fata karikireta mukavugana naya mugaca amarenga mukagera aho muhurira. Natwe reka nguhe wenda nkureba nk'ubu ngubu ufashe imibare y'abakora ubucuruzi buciriritse abenshi usanga ari abagore. Ntabwo ndumvugira abagore cyane ariko niba usanga mu bucuruzi buciriritse kandi barambuka imipaka. Harajya Uganda avuga Ikigande, harajya Tanzania avuga Igiswahili, hajya Kongo avuga Igiswahili n'Ilingala rike yamenye. So ururimi rero iyo uri muri domaine ushaka gukora bijyanze bikunze urarwihata ukarumenya. Ntabwo uri burumenye neza nk'uko wajya mu ishuri kurwiga ariko uko byamera kose uraza kuvugana n'uwo muntu mugiraho muhurira mu bucuruzi. Ururimi rukoreshwa muri iyo kariyeri urimo urarumenya byanze bikunze. Waruvuga nabi ariko uraruvuga kandi icyo ushaka uraza kukigeraho. So ngira ngo nk'ibyo Peacemaker yavugaga inzira irahari kwiga igihe cyose wakwiga. Cyakora jewe wenda icyo ntarabona ni ibinyamakuru by'Igiswahili ntabwo ndabibona. Hari ibitabo gusa. Hari ibitabo ariko ibinyamakuru byo mu Giswahili ntabwo ndabibona. Ntekereza ko ntoce mu ijambo bageze hagati bacika intege ariko turashaka kubakangura tukabereka ko bishoboka. Abo rero babitangiye buriya niyo usoma ikinyamakuru nabyo bigufasha kumenya ururimi. So ababitangiye twabakangurira kubikomeza bakandika kenshi nka Tijara uvuze. Iyo turebye Tijara Kabendera ubona rwose ko atuma washaka no kumenya Igiswahili. Niyo wasoma rero ikinyamakuru nabwo washaka kuguma usoma. Buriya usoma ikintu kumva ntucyumvise ushaka kukimenya. So ntekereza ko wenda nk'abantu b'inararibonye mu itangazamakuru bakangurira abanyamakuru kumenya kwandika mu Giswahili n'abasomye tukakangurirwa kugisoma no kwiga tukakiga kuko ntekereza ko ari ururimi rutatunanira kumenya kandi ni ururimi rworoshye mu bucuruzi. Wenda ukunze kumbaza iby'ubucuruzi reka nanjye mbare byo mvugaho cyane. Ururimi rwose ruguhuza n'umuntu muriho mukorana ubucuruzi
urarumenya byanze bikunze. agiye kuguha amafaranga, ni amafaranga avuga. Icyo gihe muvugana ku mafaranga, araguha uramuha cyangwa arazana uramuha, ibyo mubyumvikanaho. Ariko noneho iyo tugize umugisha, nongere mbigarukeho, nta munsi nta saha nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame atadushakira, atatwagurira amarembo, ahora yagura amarembo. N'ubu n'ejo bundi yaguye amarembo. Urwo rurimi hano n'aha mu gihugu no hanze twabona baza kurutwigisha. Iyo ushaka urashobora, uko abanyarwanda bavuga, ahari ubushake haba n'ubushobozi. Ururimi turwige, nta bariyeri ihari, ariko noneho by'umwihariko nk'abanyafurika natwe tugira icyo duhuza. Ururimi ruzaduha umuco umwe, ururimi ruzaduha ururimi rumwe, ururimi ruzaduha ifaranga rimwe, ururimi ruzaduha guhura, natwe tuba abanyafurika bafite ikiduhuza. ururimi ruzatuma dutinyuka tujye kureshya abageni n'ahandi tubaganirize tubabwira amagambo y'urukundo mu rurimi nta mpamvu, nta kitashoboka. Ariko turebere kure, tugire ikiduhuza, n'abandi bafite ikibahuza. Natangiye mbivuga, wenda sinabivuze neza, ariko leta zunze ubumwe za Amerika, leta zunze ubumwe z'Abarabu, harya bahuzwa n'iki, bavuga ururimi rumwe. Icyatuma abanyafurika tutagira ururimi ruduhuza, tuvuge rumwe, tworoherane, umuco wacu ujye burya iyo abantu bavuga ururimi rumwe n'umuco urahura. Duhuze umuco, duhuze ubukungu, duhuze ubucuruzi, duhuze politiki y'imiyoborere. Buriya niyo muhuza ururimi na politiki y'imiyoborere myiza irahura, hari aho bihurira, kuko muba muvuga rumwe, kandi ngo abavuga rumwe basenyera ku mugozi umwe. Nyarwanda niko bavuga. No mu bucuruzi rero hose ntaho, haba muri politiki, haba mu bucuruzi, haba mu muco, aho twahahurira dukoresheje ururimi rw'igiswahili ukaduhuza nk'abanyafurika. Iyo urebye uruhare rw'itangazamakuru cyane ku ngingo imwe muri zo ijyanye no kwinforma, kumenyesha, urabona inzego z'ubuyobozi zifashisha itangazamakuru cyane kugira ngo bamenyeshe, haba izi ziri platform zisanzwe za online cyangwa ibitangazamakuru bisanzwe, ariko ukabona toujours ibikenewe ko abaturage bamenya, iyo bitari mu Kinyarwanda biba biri mu Cyongereza. Nk'ubu nta na rimwe ndasoma imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yanditse mu Giswahili, ni mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda. Ubona iyo ukoze nk'ubusesenguzi bwawe, ubona inzego z'ubuyobozi zacu twabamaze kubona imbaraga aho ziri gushyirwa, ariko mu buryo bwo kugira ngo zo zikoreshe itangazamakuru, zikoresha itangazamakuru ariko mu buryo bwo kugira ngo abantu bakunde n'igiswahili, ubona biri ku gipimo kimeze neza, cyangwa hongerwa n'izindi mbaraga, rekomandasiyo yawe nk'umuntu ufite inararibonye mu itangazamakuru? Icyo ni icyifuzo cyiza benshi batanga, yuko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri uretse kubitangaza muri rurimi rw'Ikinyarwanda n'Icyongereza, byajya bishyirwa no mu ndimi z'amahanga, harimo n'Igifaransa ndetse n'izindi ndimi kuko wari bivuze zemewe mu Rwanda, kugira ngo ayo makuru agere kuri benshi bishoboka, by'umwihariko n'abanyamahanga bakurikiye amakuru mu Kinyarwanda cyangwa basobanukiwe Icyongereza, ntabwo si benshi cyane. Icyo ni icyifuzo kandi inzego z'ubuyobozi zizasesengura, zikazafata umwanzuro ukwiye. Birashoboka kuko abanyarwanda n'inzego zacu zifite impuguke muri izo ndimi, ku buryo bishobotse bikakorwa nabyo byaba byiza kurushaho. Ibyo n'itangazamakuru muri rusange turarishima yuko rigerageza gushyira amakuru mu ndimi zitandukanye, kugira ngo abakurikira ibyatangajwe, ibyemezo byafashwe bigamije iterambere ry'igihugu bibashe kugera kuri benshi bashoboka kandi mu ndimi bavuga. Icyo cyifuzo rero nk'uko wari bivuze
kizasesengurwa n'inzego zibishinzwe sinjye wajya gufata uwo mwanzuro ariko ni icyifuzo cyiza. murakoze. Murakoze cyane. Reka n'abadukurikiye namwe tubabwire ko mushobora kugira uruhare mu kiganiro cyacu, mwatwohereza ubutumwa bwanyu kuri nimero ya WhatsApp muri kubona aho ngaho kuri screen zanyu, mukaduha commentaire uko mubyumva. Harimo ababikoze babashije kumenya yuko ariko turi kubigenza. Turimo turaganira ku ruhare rw'ururimi mu kongera guhuza abanyafurika mu ngeri zitandukanye, haba ubucuruzi nk'uko twakomeje kubigarukaho cyane, haba mu guhuza umuco ndetse no gufatanya mu gutekereza. Turi kuvuga by'umwihariko ku rurimi rw'igiswahili nk'ururimi ruzwi ko rukoreshwa ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko muri Afurika y'Uburasirazuba. Mugende mutwandikira ubutumwa bwanyu kugira ngo tuze kugenda tubusoma. Hari uwabwohereje aravuga ati je tanyifungure neza uko yakabaye, ati muravuga ko ururimi rw'igiswahili rwakoreshwa muri Afurika yose bigashoboka nk'uko mwatangiye mubivuga, ariko muri Afurika ya East, ubwo ni muri East Africa avuga, bikaba bigaragara yuko bitari byashoboka. Ubwo murumva icyo cyizere cyashoboka kuri Afurika yose ko yakabaye? Ni ikibazo yibaza, menye byo nigeze nanjye gusa nk'ubibazaho, ariko uko biri kose by'umwihariko muri mu ngeri zitandukanye zishobora gutuma mwambuka imipaka mu bucuruzi, ingero zitandukanye zishobora gutuma mwambuka umupaka mu itangazamakuru. Itangazamakuru ntigira umupaka. Umugani we duhere hano iwacu cyangwa dutekereze beyond, tuvuge tuti ubundi ijya kuri shihera ku rugo. Izo mbaraga tubaze tuzishyira hano iwacu muri East Africa, cyangwa hari ubundi buryo bishobora gukorwamo bikarenga, haba mu buryo bw'ubucuruzi haba no mu buryo bw'itangazamakuru. Ahangaha mvuze mu buryo bw'ubucuruzi kubera ko dufite muhagarariye uruganda cyangwa se mu ruganda rukora ibintu bya Made in Rwanda. Ibyo Made in Rwanda ikorerwa inaha iraza kurenga igihe na hari ahantu bavuga izo ndimi zindi tugende tuyitwaye kandi mu buryo bw'igiswahili gute. Ubwo nunganiye ikibazo n'umuntu yarabajije, nawe muraza kubikomozaho. Nibyo ijya kurishihera ku rugo, natwe twabanza tukarwiga, ariko nk'uko wabajije ikibazo bivuga, n'ubundi rega igiswahili turakivuga mu Rwanda, East Africa ni barakivuga hafi ya bose, nibura ibi bihugu duturanye bivuga igiswahili. Nta mpamvu abari kure, ndashaka kumubwira ko nigeze gukorana n'umuzungu kandi uvuga igiswahili. Namubaza uko yakiza, arambwira ngo yabaye muri Tanzania ajya mu ishuri ry'igiswahili. Nise wakize igihe kingana iki? Atamezi 6. Naha ngaha iwacu utakizi hari ishuri, reka tuvuge ngo mu mashuri igiswahili kibaye inyigisho nk'uko n'ubundi ari inyigisho, ariko noneho n'abandi barenze imyaka yo kujya mu ishuri kandi batakizi, ndetse ko nta n'imyaka y'ishuri irenga. Nibuka kera abantu bigaga igifaransa ngo muri Centre Gikari, noneho tuzashyiraho Centre Gikari igiswahili, abantu biga igiswahili. Dushobora no kuvuga tuti reka dushyireho wenda mu turere twegereye imipaka. Ese ubu dufashe ishuri tukarishyira mu karere ka Kirehe, tukigisha abagore bacururiza hafi aho muri Ngara wenda cyangwa n'ahandi hafi aho ku mupaka, icyo giswahili bakimenya. Icyo nabwira mugenzi wacu aho ngaho abajije, nibyo ndemeranya nawe, ijya kurishihera ku rugo, ariko nanone kwiga n'ubushake, ntabwo ari agahato. Kuko iyo ushaka ikintu urakiga kandi ukagishobora kandi ukagikoresha. Izo mbibi za East African rero zirenze Afurika yose nayo yakwiga kandi ururimi rukamenyekana, kuko niyo ureba na henshi barakivuga, wenda ntibakivuge neza ntibacyandike, ariko ubushake buba buhari. Iyo ubushake buhari rero no kukiga birashoboka kandi bakagikoresha. Icy'ingenzi ni ukwemera ko urwo rurimi rwaduhuza, nicyo numva gikomeye. Iyo spirit tubanze tuyigire. Ururimi dushaka ko ruduhuza ni igiswahili. Niba tubyemera, kubyiga ntabwo ari ikintu ntabwo ari cyo kintu cyananirana rwose.
ururimi nibyo koko rurakenewe. Ejo ndimo ndeba nka video z'abanyamakuru bari muri Mozambique aho ingabo z'u Rwanda ziri, ukabona bagize amahirwe niko nabyita, kuko abakora izo reportage avuga ati twagize amahirwe tubona bamwe mu baturage bavuga igiswahili, bagahita bavugana, ukabona tubashije kubona ayo makuru. Nkibaza iyo biza kuba uwo munyamakuru wagiye nawe atakizi, ataragize ubwo bushake bwo kukiga, yari kuduha iki? Hari icyo wabwira abanyamakuru Peacemaker, hari icyo wabwira abanyamakuru mu ngeri zitandukanye cyane cyane kuri iki kintu? Uze neza amahirwe yo kwiga indimi, cyane cyane mu mwuga wacu w'itangazamakuru, ni amahirwe cyangwa kumenya indimi nyinshi bigufungurira amarembo, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, amarembo y'iterambere ku giti cyawe n'umwuga wawe ukora, ndetse ukaba watanga n'umusanzu mu kubaka igihugu. Umunyamakuru rero ntagomba kugarukira gusa kuvuga ngo nzi Ikinyarwanda, ngo kiragiza nkora ikiganiro, ngo ndetse ntanga amakuru nyaratari mu Rwanda. Icyo gihe aba yifunza abareba hafi. Ureba kure rero yiga indimi nyinshi, kuko turi mu Rwanda nk'uko nabigarutseho rutari ikirwa, dukeneye ubuhahirane n'ibindi bihugu, dukeneye gutera imbere tukarenga ku rwego ndimo nka Patience, ukaba ku rwego rwo kuba umunyamakuru w'Isango Star, ukaba wa n'umunyamakuru wa BBC, cyangwa ukaba wa umunyamakuru wa RFI, cyangwa wa Voice of Africa, cyangwa Voice of America. Ibyo rero uzabigeraho ari uko ufite indimi zirenze ebyiri uzi neza kurusha izindi, bityo bikagufungurira amarembo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyawe. N'abanyamakuru nicyo turabakangurira kwiga indimi nyinshi, kuko ni ubukungu umuntu aba afite butuma arushaho kuva ku rwego yarimo ajya ku rundi, kandi bikarushaho gutuma akora umwuga neza, nk'uko bitanzemo urugero rwiza. Abanyamakuru bagiye gukurikirana uruhare rw'ingabo z'igihugu cyacu mu kugarura amahoro mu gihugu cy'abavandimwe cya Mozambique, bageze amahirwe bahasanga abaturage bo muri iki gihugu bavuga igiswahili, kandi koko Mozambique ni kimwe mu bihugu bivuga ururimi rw'igiswahili. Byababereye amahirwe kandi bibabera urubuga rwo gukora akazi kabo badasaba abasimuzi, kuko bazi urwo rurimi. Umunyamakuru rero wabonye amahirwe yo kujyayo, undi yenda atazi kuruvuga, ubwo nyine amahirwe yo kujya aho muri Mozambique cyangwa mu butumwa bundi aba yabuze, kubera ko atize urwo rurimi. Kandi ururimi kurwiga ntabwo bigoye, bisaka kurukunda, kuko ubuzi inyungu mu gihe kirambye uzabivanamo. Nkaba ngira ngo nkangurire rero abanyamakuru muri rusange, nk'uko n'ubundi inzego zitandukanye zigamije iterambere ry'itangazamakuru zagiye zibikora. Mu kanya mugenzi wanjye yakomoje ku rurimi rw'amarenga. Hari icyiciro cy'abanyamakuru bagera hafi kuri 30 bigishijwe ururimi rw'amarenga. Urumva n'andi mahirwe nabo bafite ashobora gutuma biteza imbere, kuko abakeneye abantu b'impuguke mu ndimi uretse urwo rw'amarenga n'izindi twavugaga ni benshi. Umuntu wese wize indimi arahaha, ntashobora kwicwa n'inzara. Ikintu nabwira abanyamakuru ndetse n'abandi bose badaha agaciro indimi, kuko iyo uzi indimi zirenze 2-3 ntushobora kwicwa n'inzara. Mu gihe abantu bavuga ngo akazi karabuze, ngo mfite ibibazo by'uko nta mirimo mfite kubera ko wenda ibyo nize bidashakishwa ku isoko, ariko uwize indimi akazimenya neza, kubera iyi si tugezemo. Murabizi, ntanga urugero rw'igihugu cyacu ko mu byo icyerekezo u Rwanda rwashyize imbere ni uguteza imbere ubukerarugendo bw'inama mpuzamahanga. Izi nama mpuzamahanga zibera muri iki gihugu cyacu, abashinzwe kuyobora ibiganiro bitandukanye abenshi ni ukuba barize indimi, barazihaye umwanya ukwiye, barazicengeye, barazikozemo ubushakashatsi. Abaziyobora rero kugira ngo ziyoborwe n'abanyamahanga, zakabaye ziyoborwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda bazi indimi neza, bazikozemo ubushakashatsi, bakaziga, bakaziha umwanya ukwiye, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ko icyo ushoboye ushaka urakishobora, cyangwa rero n'ubushake tubishyiremo imbaraga, kuko ibyiza biri imbere. Turimo turekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka tugana ku musozo, buri umwe muri mwe nk'uko twabanye. Noneho ibyo ari byo byose, umuntu agusabye ati, cyangwa reka mbasabe nti, ninde wabwira ngo ndagukanguriye iga ururimi?
yiga ururimi cyangwa gira uruhare. Impamvu mbigarutseho ni uko turimo turavuga ngo ururimi rw'igiswahili rudufashe kubaka Afurika dushaka. Ibyo ari byo byose hari Afurika wumva ushaka, ishobora kuba ihuye n'iyo nanjye nshaka cyangwa n'iyo Peacemaker nawe ashaka. Ukurikije Afurika ushaka ninde wabwira uti nturangare ku rurimi, nawe ukurikije Afurika wumva ushaka uratubwira uwo wumva wabwira uti nturangare ku rurimi, ubundi twese duhuriye kuri Afurika dushaka. Urakoze. Reka mbanze mbwira abakiri bato, mbwira urubyiruko ngo ntimurangare ku rurimi, kuko burya urubyiruko runafata vuba, rwiga vuba, rukamenya vuba, rugafata vuba, kandi nibo Rwanda rw'ejo hazaza. Reka mbwire n'ikindi cyiciro cy'abakora ubucuruzi buciriritse bwinshi dusangamo abagore, nabo ntibarangare mu kumenya ururimi, kuko imipaka yose banyuraho irafunguye, ururimi rugomba kubahuza na bagenzi babo mu bucuruzi. Ariko reka nkangurire n'abanyamakuru, nabo abanyamakuru nibo bakabaye batujya imbere mu gufata inkoni yo kwiga, kutwigisha no kwiga igiswahili. Ndibuka sindi bwibuka umwaka neza, ariko mwarimu Julius Nyerere mu bitabo nasomye cyangwa mu mateka ye n'abanzi, kuva kera yifuje ko ururimi rw'igiswahili rwaba intwaro ya Afurika. Wenda ntibyagezweho nk'uko yabyandikaga kubera ibihe bitandukanye, ariko iki ni cyo gihe, iki ni cyo gihe cyo kubaka Afurika dushaka, iki ni cyo gihe cyo kubaka ururimi rwa Afurika dushaka ruduhuza, iki ni cyo gihe cyo kubaho mu bumwe n'amahoro n'ubukungu n'umutungo bwa Afurika twifuza. Murakoze cyane. Peacemaker yabikoreho commentaire. Yego, murakoze cyane. Najyana nunganira mugenzi wanjye Aline mvuga nti kwiga ururimi rw'igiswahili ndetse n'izindi ndimi muri rusange tubitoze ababyiruka, abana bacu, bitangire mu miryango. Ariko noneho by'umwihariko umwuga w'itangazamakuru nkurikiranira hafi, twahasanze intege nkeya ku banyamakuru zo kumenya indimi nyinshi. Tukaba tugira ngo babihe umwanya ukwiye kugira ngo barusheho gukora akazi kabo uko bikwiye, cyane cyane ko umwuga wabo ubu ngubu noneho waragutse, ntabwo bakorera mu gihugu gusa. Niyo bari mu Rwanda bahura n'amahanga, nk'uko nazo mbigarukaho, tugira abashyitsi benshi, tugira inama nyinshi zitabirwa n'abayobozi, zitabirwa n'impuguke zivuye hirya no hino ku isi. Muri make isi yabaye umudugudu. Uwo mudugudu rero kugira ngo turusheho kubamo neza dutekanye, dufite amagura ahamye ahagaze neza, nuko duhora twihugura tukagera ku bumenyi budufasha kwiteza imbere, tukagira ubushobozi, tukagira n'ubumenyi ngiro ndetse n'ubunararibonye buzarushaho gutuma koko dupiganwa n'abandi bantu muri aka karere ndetse no ku isi. Ibi byose rero kugira ngo tubigereho nuko tuzaba koko dusobanukiwe neza n'ururimi rwacu n'indimi z'amahanga, kuko ari wo muyoboro w'ibitekerezo n'ubumenyi ndetse n'ikindi twifuza kugeraho. Ibyo byose kugira ngo bigereho udafite ubumenyi buhagije mu rurimi birakugora. Murakoze cyane. Umuhanzi w'indirimbo y'igihugu cy'u Rwanda yavuze ngo ururimi rwacu rukaduhuza. Natwe rero mureke duhaguruke kuko twige izo ndimi by'umwihariko igiswahili, hanyuma noneho duhuze na wa murongo wa Pan African Movement tugenderaho tuvuga ngo ntabwo tuganya ahubwo twiha umurongo. Ibyo natwe tubikore kugira ngo tutazaganya imbere y'ako twananiwe kuvugana n'abandi bantu mu bijyanye no kugira ngo tugere ku cyo dushaka kugeraho kuko tutazi ururimi. Ndabashimiye cyane rero kubw'umwanya mwafashe mukabana natwe muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane Peacemaker Mbugira mu ku mwanya wawe wafashe ukabana natwe. Murakoze. Ndagushimiye cyane Kantabana Aline ku mwanya nawe wafashe ukabana natwe.
kuri mwese rero nawe wagize uruhare muri iki kiganiro ndagushimiye cyane. Ni ikiganiro Ubunyafurika mukigezwaho kuwa gatandatu ku isaha 3:30 kugeza ku isaha 4:30 nibwo tuba dushoje ikiganiro mutegurirwa na Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Nge wabanye namwe muri iki kiganiro nitwa Uwingimana Patience. Tuzasubira kuwa gatandatu utaha.